kavuga ko umuntu adashobora kwitwaza ko nta tegeko ryari rihari agakora ibyaha mpuzamahanga noneho akaba atahanwa. Ubwo rero itegeko ryasubiye inyuma ribona ububasha bwo gukora iki, bwo guhana abakoze ibyaha. Hari n'ibyo ngibyo na za TPR nubwo bari babikoze mbere, yego itegeko ritarajyaho, ariko hari n'ibyo ni wakwibaza ati kubera iki noneho ICTR cyangwa se TPR yagiyeho, kandi ko yagiyeho muri 1995 kuki yagiye guhana ibyaha byakozwe muri 1994. So amategeko arabyemera ibyo ngibyo. N'ubwo bubasha n'ubuhanga zakoresheje kugira ngo ya mibare yari kugira mu myaka 100 igabanuka mu myaka iri mu buzima. Nibyo nakubwiraga ko mu nama zaberaga mu Rugwiro, guverinoma y'u Rwanda yasabye umuryango w'abibumbye ko bagomba gushyiraho urukiko rukurikirana abakoze jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Jenoside imaze kuba, noneho abantu mu magereza y'u Rwanda hari harimo 120 bifunze bikekwaho gukora jenoside, ariko nta tegeko n'ibimenyetso bihariye, ariko nta tegeko ushobora gukoresha kugira ngo ube wahana ba bantu, kubera ko itegeko rihana icyaha cya jenoside ryashyizweho itariki 30 z'ukwa munani mu 1996. Nkubiyaho twebwe mu Rwanda hari abantu 8 urukiko rwa TPR mbere y'uko rusoza rwasize rugaragaje ko bazaburanishirizwa mu Rwanda nibaboneka. Cyokora 3 muri bo baje kuboneka, hariho witwa Jean Uwinkindi wari pasiteri hano mu Bugesera, hakaba hariho Bernard Munyagishari niwe wari ukuriye interahamwe muri Perefegitura ya Gisenyi, hakabaho n'undi witwa Ladislas Ntaganzwa wahoze ari burugumesitiri wa Nyakizu. Abandi abitwa Phineas Nyarugarama wari koroneri, nawe waje kugaragazwa ko yapfuye. Harimo Ndimbati Aloyizi wari burugumesitiri wa Gisovu, nawe yapfuye mbere y'uko afatwa. Hanyuma hanze hakaba hasigayeyo umuzi wundi witwa Kayishema Fulgence wafatiwe muri South Africa. Hakaba hariho n'undi Sikubwabo Charles wahoze ari burugumesitiri wa Gishyita ku Kibuye. Hakaba n'undi mucuruzi ku Kibuye witwa Ryandekayo. Abo bombi babiri nibo basigaye bakiri hanze. Muri 1997 hari operation yitwa Naki, ariyo Nairobi Kigali operation, yafashe abantu muri bandi 93 TPR bari bafiteho bashaka 23 ubwabo bafatiwe umunsi umwe, bafatiwe i Nairobi. Barimo bari abanyiramasuko, barimo bande bahishe, bari n'abaminisitiri, barabafasha batwara TPR. Hanyuma icyo gihe havugwaga ko Kabuga Felician ari muri Kenya, ariko byakomeje gutyo Kabuga arihisha. Ariko muzi ko mu 2020 yafatiwe mu Bufaransa. Naguha n'urundi rugero, ibyo nshaka kuvuga nuko uburyo bihishamwo. Kabuga wavugaga muri Kenya, muri Afurika, noneho muri 2007 nanone nabwo twari tugiye kumufatira mu Budage, ariko nanone aca mu myanya y'intoki z'abari bashinzwe baramukurikiranye, aragenda arabura, aburira i Burayi. Ariko aho tukeka hose twagerayo twahana amakuru kurinda ejo bundi Covid ije, aribwo tubonye uburyo noneho inzego zikurikirana cyaha zishyize hamwe zimufatira mu Bufaransa. Turabanza tuvuge bano berekeranye n'aburukiko bashyizweho. Loni yashyizeho urukiko arirwo rwa TPR, International Criminal Tribunal for Rwanda, irushyira muri Tanzania Arusha. Wakwibaza ati kuki bataruzanye mu Rwanda kandi ari naho ibimenyetso byari biri hafi. Hari ibyo ngibyo nabyo ni ikintu gikomeye. Ibyo ngibyo ni ikintu gikomeye cya Zimbabwe, ari naho baje gusanga yaraguye koko hariho n'imva ye, ariko byaremejwe 100% ko byaremejwe 100% kuko n'imva ye yagezweho, ndetse na DNA barayifata barireba basuzuma basanga koko yarapfuye. Ibyo rero ni bimwe mu byadindije ubutabera.
murakoze cyane kwemera kutuvugisha, kuvugana na One Nation Radio. Ni radiyo ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora nyarwanda. Turi kuganira na Sibomana Jean Bosco, umushinjacyaha mukuru ku rwego rw'igihugu ushinzwe gukurikirana abakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ariko bari hanze y'igihugu. Amateka yacu birumvikana arihariye kubera jenoside yakorewe abatutsi yabaye n'ibindi, niyo mpamvu igice kimwe cy'abanyarwanda cyisanze hanze kirimo n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Duhe nk'ishusho ngari muri rusange y'ubutabera, ukuntu mubona bwatanzwe mu gukurikirana abasize bagize uruhare muri jenoside cyangwa ababikekwaho muri iyi myaka 30 itambutse. Murakoze. Ni byiza kureba ibimaze kubakwa, ibimaze kugerwaho mu byerekeranye n'ubutabera, bwaba ari ubutabera mpuzamahanga ku cyaha cyakorewe abatutsi ari icyaha cya jenoside, ndetse n'ibindi byaha byibasiye inyokomuntu. Nk'uko iki kibazo kugisubiza birasaba kureba inyuma, umuntu agasubiza ishusho muri 1994, igihe abatutsi mu minsi 100 bibasirwaga bakicwa barenga miliyoni bakicwa mu minsi 100 yonyine. Hanyuma kuva mu kwezi kwa 4 kugeza mu kwezi kwa 7 igihe leta y'abatabazi yatsindwaga, ari nabwo bahungaga ubutabera bakava mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo icyo gihe bari bamaze gusenya, uretse n'ubuzima bw'abantu, uretse kwica abatutsi barenga miliyoni, ariko bari bamaze no gusenya icyitwa ubutabera. Navuga ko rero guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda imaze kujyaho, niba twibuka neza twibuka ko itariki 19 za Nyakanga muri 1994 aribwo guverinoma yagiyeho igatangira gukora, itangirira mu bibazo bikomeye cyane, kubera yuko inzego z'igihugu zose, ubuzima bw'igihugu bwose ntabwo ari buhari, kwari ukubaka uhereye kuri zero. Birumvikana no mu butabera nabwo kwari ukubaka uhereye kuri zero. Iyo tuvuga rero inzego z'ubutabera ntazari zihari, ubugenzacyaha bwo ntibwari buhari, bwari mu cyo bitaga gendarmerie nationale, hakaba hariho n'ibyo bitaga ABPG, ari nabo babaga muri minisiteri y'ubutabera. Minisiteri y'ubutabera nayo yari iriho. Uburyo bwari bwubatse ubutabera, urumva habaga abagenzacyaha kuri urwego rwa kanto, aribo ba IPG, bagakorera no mu maparike. Ni ukuvuga ngo inzego z'ubutabera ntizari ziriho, ubugenzacyaha ntabwo ari buriho, n'ubushinjacyaha ntabwo ari buriho. Abakoraga muri izo inkiko ntazaba zikiriho. Abakoreraga muri izo nkiko cyangwa se muri ubwo butabera, muri aparatasi y'ubutabera, mu by'ukuri bari barapfuye, barishwe muri jenoside, cyangwa se barishe abazikoraga muri izo nzego, nabo barishe bakagira uruhare muri gukora jenoside, barahunze cyangwa se bari bafunzwe. Bivuze rero ko habayeho kubaka inzego z'ubutabera, ndetse inteko nshinga amategeko ijyaho. Igituma mvuga inteko nshinga amategeko, ubwo haragiyeho inzego za executive, hagiyeho guverinoma, hagiyeho noneho urwego rw'ubucamanza, hagiyeho urwego rw'inshinga amategeko, parlement igiyeho. Noneho dutangirana ibibazo bikomeye cyane, kubera yuko nta tegeko ryahanaga icyaha cya jenoside ryari ririho mu mategeko hano y'u Rwanda. Nubwo itegeko rya mbere ryari ryaragiyeho, igitabo cy'amategeko hano cyari cyaragiyeho muri 77, ndetse n'u Rwanda rwarasinye amasezerano yo guhana no gukumira icyaha cya jenoside muri ya convention mu 1948, bakabikora mu 1975. Ntabwo hashize imyaka 2 igihe bashyiragaho igitabo cy'amategeko hana, ntabwo birengagije nkana, ubutegetsi bwariho bwirengagije nkana gushyira mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, gushyiramo icyaha gihana jenoside. Kuri icyo ngicyo hari aho byaba bihuriye n'uko wari umugambi uzwi uri gutegurwa ko
iyo jenoside izakorwa mu myaka iri imbere? nta wabimenya ariko ngo abyemeze kubera ko biragoye kuba wabivuga utyo ngo ubibonere ibimenyetso, ariko ibigaragara byo nta n'uwanabihakana kubera ko ikibigaragaza ni uko igihe muri 75 igihe bemeraga ko gusinya amasezerano hakanakumira icyaha cya jenoside, ingingo ya 9 ariyo iyo muri ayo masezerano u Rwanda rwayishyizeho reservation, ruranga kuyisinya ruvuga ko, kandi iyo ngiyo niyo yavuga ko uramutse wakora kwemera mbega ububasha bw'urukiko ICJ, urukiko rwa ICJ ruhana ibihugu bidakoze inshingano, cyangwa ni ukuvuga ngo aho ngaho niho urebera umugambi wari uriho atari mpanabyaha, ni ICJ ni International Court of Justice. Ni ukuvuga ngo ibibazo byose birebana n'ibihugu bijya muri urwo rukiko. Iyo rero iyo ngingo barayireservye kuko yavugaga ko mu by'ukuri igihe ukoze ibyaha mpuzamahanga cyangwa ikintu kijyanye ni ushobora kuregwa muri uru rukiko. Aho ngaho rero niho uboneraho ko mu by'ukuri babikoze nkana. Ikindi ni uko muri 77 igitabo cy'amategeko kigiyeho, urumva hari nta mwanya wari ushize, hashize imyaka 2 gusa, kandi mu by'ukuri jenoside ni icyaha. Ubwo urumva guverinoma icyo gihe yari yamaze kwemeza ko gukumira no guhana icyaha cya jenoside, kuko nibyo biri muri iyo konvansiyo ya jenoside muri 1988, ariko ubishyize wemeye ko usinyiye amasezerano, ariko wanga gushyira mu mategeko hano hashize imyaka 2, wanga gushyiramo mu mategeko yawe icyaha cya ibihano bihana icyaha cya jenoside. Ari nabyo byaje kugira ikibazo muri 94 jenoside imaze kuba. Noneho abantu mu magereza y'u Rwanda hari harimo 120 bifunze bikekwaho gukora jenoside, ariko nta tegeko n'ibimenyetso bihariye, ariko nta tegeko ushobora gukoresha kugira ngo ube wahana ba bantu, kubera ko itegeko rihana icyaha cya jenoside ryashyizweho tariki 30 z'ukwa munani 1996, nyuma y'imyaka 2 ishize nabwo hajyaho jenoside imaze guhagarikwa. Urumva rero ko icyari kiriho hariho icyuho cyo kubura itegeko. Ubwo navuga ku byerekeranye itegeko, ariko tuvuge n'abakozi ntago bari bahari, nta bakozi bari bahari. Navuze ko abatari barishwe bakoraga muri izo nzego bari barahunze, cyangwa abana nabo ubwabo barishe bafunze. Yego, urumva nabo hari wenda nabo bashinguwe n'agahinda. Ikindi nuko mu by'ukuri n'inzego ubwazo zari zitariyubaka, nta infrastructure mu gihugu cy'u Rwanda. Nturebe ubutabera uko bukora muri iki gihe turimo, kubera yuko harimo ubushake bwa politike, ndetse bigaragara no mu itegeko nshinga ko habayeho noneho iyo bita separation of powers, ni ukuvuga guverinoma cyangwa executive igakora ibyayo, inshinga amategeko nayo ariyo parlement nayo igakora inshingano zayo, hanyuma n'ubucamanza bugakora akazi kabo. Buriya ntago kubivuga gusa, buriya kera perezida wa repubulika niwe wari na perezida w'inama nkuru y'ubucamanza. Urumva ni ibintu bitabaho ubundi, urumva ibyo ngibyo rero, ibyo byose byarakosowe, ariko ibyaje gukereza rero ubutabera bw'u Rwanda icyo gihe twahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Nabo ubwabo abari bafunze bashakaga ubutabera, kandi nta tegeko rihari. Itegeko rigiyeho, infrastructure hubakwa inyubako, hajyaho abantu bajya mu mashuri biga amategeko. Ubundi mbere habanje kujya abantu bakajya bakora no mu mategeko, habayeho training cyangwa se twavuga amahugurwa yihuse, abantu bajyamwo biga amezi 8-10, hanyuma imanza ziratangira. Mu by'ukuri ugendeye ku 120 by'abantu bari bafunze, mu myaka 6 hari hamaze gucibwa 6,000 gusa, hakoreshejwe uburyo bw'inkiko zisanzwe. Kuri iki ngiki nyihanganira gato musubize inyuma, hakoreshejwe irihe tegeko mu gihe itegeko ryagiyeho nyuma y'uko icyaha cyabaye? Yego, buriya itegeko ryagiyeho ni itegeko ngenga, navugaga itegeko ngenga nomero 30 agakato 1996 ryo kuwa 30 z'ukwa gatandatu mu 1996. Noneho
biha ububasha bwo gusubira inyuma, ibyo bita retrospective mu mategeko biremewe. Kandi n'ikindi buriya mu ntuza hari ikintu hari muri convention yerekeranye International Covenant on Civil and Political Rights, ubwo turaza kureba uko byitwa mu kinyarwanda. Ni iyo convention nanone u Rwanda rwarayisinye mu ngingo yayo ya 15 agace ka 2 kavuga ko umuntu adashobora kwitwaza ko nta tegeko ryari rihari agakora ibyaha mpuzamahanga noneho akaba atahanwa. Ubwo rero itegeko ryasubiye inyuma ribona ububasha bwo gukora iki, bwo guhana abakoze ibyaha. Hari n'ibyo ngibyo na za TPR zabikoze mbere, itegeko ritarajyaho. Ariko hari n'ibyo ni wakwibaza ati kubera iki noneho ICTR cyangwa se TPR yagiyeho, kandi ko yagiyeho muri 1995, kuki yagiye guhana ibyaha byakozwe muri 1994? So amategeko arabyemera ibyo ngibyo. So icyo navugaga rero, tuza kugera mu gihe cyo none inkiko ziratangira zirakorwa. Gucira imanza abakoze jenoside muri abo bari mu magereza byatangiye muri 1996 itegeko rimaze kujyaho. Mu kwa 8 byari ryagiyeho mu kwa 8 bitangira ngira ngo imanza zatangiye mu kwezi kwa 10 kwa 11 na 2 tangira kujya. Ariko noneho hari hafunze abantu benshi cyane, 120 nibyo navugaga, kandi hari benshi cyane nanone bakidegembye, gereza zari zuzuye. Noneho mu mezi 6 yonyine kandi ubwo abakozi bari bake bakora cyane, ariko nanone umusaruro utagaragara. Ubutabera babukeneye babusaba, yewe n'abafungwa nabo bashaka kuburana, kandi ibikoresho abakozi bidahari. Ari nabwo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda mu nama zagiye zibera mu Rugwiro hatekerejwe noneho inkiko gacaca. Mu 2002 nibwo mu by'ukuri inkiko, ubwo nibyo nakubwiraga, ibihumbi 6 byari maze gucirwa imanza. Ukareba abahanga mu by'imibare baravuga ngo byari ugendeye kuri uwo muvuduko byari kuzafata nk'imyaka 100 mu myaka. Noneho fata 6,000 ubikure mu 120, hanyuma 6 ucira imanza mu gihe cy'imyaka 6 byari gufata imyaka ingahe kugira ngo 120 bicirwe imanza? Kandi atari nabo bonyine bakoze, kuko bakoze jenoside, abo nabakekwaga, abandi bari hanze bidegembye. Noneho gacaca ubwo ni imyaka 120, kuko 1000 n'umwaka. Ubwo nibyo navugaga ngo abahanga mu mibare bakubwiraga ko byagombaga kurenga imyaka 100 no kurenga. Hanyuma ku nkiko gacaca n'ubuhe bubasha n'ubuhanga zakoresheje kugira ngo ya mibare yari kugira mu myaka 100 igabanuke no mu myaka iri mu buzima? Nibyo nakubwiraga ko mu nama zaberaga mu Rugwiro, guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda ishyizeho uburyo bariga, abahanga biga uburyo izi manza zigomba kugira, basubira kuri gakondo, uburyo n'ubundi kera u Rwanda twakemuraga amakimbirane yacu duciye mu nkiko gacaca. Noneho bazana inkiko gacaca, bagarura umuco wa kera uko imanza zacibwaga, n'ubundi babigarura muri inkiko gacaca mu baturage, bashaka abaturage b'inyangamugayo. Noneho buri hantu hose imanza zitangira kuburanishwa. Ibyo rero gacaca, inkiko gacaca zijyaho zari zifite mu byo zagombaga gukora, hariho kwihutisha ubutabera, ariko bukaba ari n'ubutabera bwunga kandi buvugisha ukuri, kuko mu by'ukuri mu nkiko gacaca abitwa abashinjacyaha ntibari bariho, abacamanza n'ubwo n'abavoka byose byari mu bubasha bw'abaturage, nibo bitoranyagamo abazaba inyangamugayo zizaca imanza, hanyuma abaturage bakaba aribo bagaragaza umuntu wabagiriye nabi. Nguko ukuntu mu by'ukuri nanone mu myaka 10 zamaze, kuko zatangiye mu ibyo bita pilot phase byatangiye mu 2002, basoza tariki 18 z'ukwa gatandatu mu 2012, nibwo inkiko gacaca zashoje zirangije imanza hafi ni 1,968,058 aho ngaho, hafi 2,000,000. Umurimo ukomeye. Hanyuma ubwo rero twebwe mu bushinjacyaha tumaze
gufata za manza zose zari mu bushinjacyaha n'izindi zaburanishijwe n'inkiko gacaca, nibwo noneho ubushinjacyaha bukuru bwaje kureba abari barahunze ubutabera baragiye mu bihugu. Dutangira ubwo noneho muri 1996 hajyaho ishami muri itariki 14 z'ukwa 11 mu 2007 nibwo mu bushinjacyaha hano hagiyeho ishami rishinzwe gukurikirana abakekwaho gukora jenoside bari hanze y'u Rwanda. Mbere yo kugera aho ngaho ugeze gukomeza kuri TPR rwa rukiko rwashyiriyeho u Rwanda ruri muri Arusha, hari abo mwakurikiranye imbere mu gihugu bajya mu magereza n'abandi mwagiye mubona nyuma y'uko inkiko gacaca zije, izo manza zirenga miliyoni ziracibwa. Hanyuma tubwire introduction y'urukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda ruri muri Arusha muri iki kibazo mu Rwanda. Urakoze nabyo nanone wenda nari kugira ukoze neza kuzana icyo kibazo. Twavugaga ubutabera mu Rwanda uko mu myaka 30 uko bwagenze, uko inkiko gacaca zakoze ndetse n'inkiko zisanzwe imanza zaburanishije, ariko noneho ku rwego mpuzamahanga. Nanone nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, guverinoma y'u Rwanda yasabye umuryango w'abibumbye ko bagomba gushyiraho urukiko rukurikirana abakoze jenoside yakorewe Abatutsi. Ndetse icyo gihe muri 1993 hakaba harahagiyeho Commission of Inquiry, navuga ko akanama kari gashinzwe kugenzura ubwicanyi bwabaye mu Rwanda ari jenoside. Yego 1993 urumva hariho investigation yari yarakoze, iyo ngiyo ni komisiyo yari yaragiye 1993 reka mbere 1993 hariho raporo yatanzwe igaragaza ko ibirimo kubera mu Rwanda ari jenoside. 1994 noneho guverinoma bw'abanyarwanda igiyeho igaragaza ko ibikorwa byakoze ari jenoside, ko hagomba akanama kabibumbye ko bashyiraho urukiko. Noneho akanama k'amahoro cyangwa se UN Security Council, United Nations Security Council, ishyiraho Commission of Inquiry iza kwirira nayo ikora raporo isanga mu by'ukuri ko reporting ibwira umunyamabanga mukuru wa Loni ko ibyabaye mu Rwanda ari jenoside. Hanyuma mu mwanzuro 1955 wo ku itariki 8 z'ukwa 12 z'ukwa 11 muri 1994 nibwo bashyizeho urukiko. Urukiko rutangira gukora narwo muri 1995. No kuvuga ngo umwanzuro ushyiraho urukiko ugiyeho itariki 8 z'ukwa 11 mu 1994. Ariko urukiko rutangira gukora muri 1995, rutangirana abo twita ibifi binini byari abari ku isonga ryo gukora jenoside yakorewe Abatutsi. Harimo abaminisitiri, guverinoma y'abatabazi, abari bayigize, hera kuri Premier Ministre Kambanda Jean, hera ku bahoze ari abasirikare bakuru, abayobozi ba prefegiture na z'amakomine, ba gisirikare n'abamadini, bose batoranyemo 93 nabo urura rukiko rwaburanishije abantu 75. 61 bahamwa n'icyaha cya jenoside, 14 bagirwa bere. Hanyuma 10 basigara igihe urukiko boherezwa mu bihugu bazaburaniramo. 8 boherezwa mu Rwanda, 2 aribo Bukibaruta na Wenceslas Munyeshyaka babohereza mu Bufaransa. Hanyuma hasigara abandi, ubwo bo ngabo bageze muri 85. Hariho abandi 2 batashoboye kuburanisha, imanza zabo barazore kubera yuko zari zifitemwo ntago ibimenyetso byari bihagije. Abandi 2 bapfa, imanza zabo zitaratangira. Nguko ukuntu barimo baprotemiranya. Hariho abandi hariho abandi 3 urukiko rwa TPR rwisigarije, aribo Kabuga Protemiranya na Bizimana Auguste
wahoze ari minisitiri w'ingabo kugira ngo bazababuranishe. Hanyuma Protais na Bizimana abo ngabo urukiko rwaje gukora iperereza rusanga barapfuye. Hanyuma Kabuga niwe wafashwe mu 2020 tariki 16 ngira ngo niba 15 z'ukwa gatanu nibwo yafashwe yoherezwa Hege kugira ngo aburanishwe. Muri make nkubiyaho twebwe mu Rwanda hari abantu 8 urukiko rwa FPR mbere y'uko rusoza rwasize rugaragaje ko bazaburanishirizwa mu Rwanda nibaboneka. Cyokora 3 muri bo baje kuboneka. Hariho witwa Jean Uwinkindi wari pasiteri hano mu Bugesera, hakaba hariho Bernard Munyagishari niwe wari ukuriye interahamwe muri Perefegitura ya Gisenyi, hakabaho n'undi witwa Ladislas Ntaganzwa wahoze ari burugumesitiri wa Nyakizu. Abandi abitwa Phineas Nyarugarama wari koroneri nawe waje kugaragaza ko yapfuye. Harimwo Ndimbati Aloyizi wari burugumesitiri wa Gisovu nawe yapfuye mbere y'uko afatwa. Hanyuma hanze hakaba hasigayeyo umuzi wundi witwa Kayishema Fulgence wafatiwe muri South Africa. Hakaba hariho n'undi Sikubwabo Charles wahoze ari burugumesitiri wa Gishita ku Kibuye. Hakaba n'undi mucuruzi ku Kibuye witwa Ryandekayo. Abo bombi babiri nibo basigaye bakiri hanze. Hari amakuru mufite yaho baherereye? Ntago dufite amakuru yaho baherereye, ariko turacyabashakisha n'ubundi bibiro nicyo bishinzwe. Dufatanyije rero na mekanizme turacyashakisha kumenya aho baba baherereye, ariko twavuga ko mu by'ukuri ariko kazi TPR yakoze. Yego, ukomeje ku bikorwa bya TPR kugira ngo tugaruke kuri amwe mu mazina ukomeje kuri ba Protais ukubisha kuri ba Bizimana, ba Ndimbati Aloyizi n'abandi bapfuye badatangiwe ubutabera. Ibyo bisobanuye iki kuba umuntu arashyireho impapuro zo kumuta muri yombi imyaka igashira abantu bakomeza bakamushakisha batazi? Ese iyo umuntu nka Protais wari ukuriye abarinda umukuru w'igihugu wagize uruhare rukomeye, ushinzwe kugira uruhare rukomeye muri jenoside, yapfuye atagejejwe imbere y'ubutabera, biba bivuze iki ku barokotse jenoside? Ni igihombo ku butabera, ni igihombo gikomeye cyane, ndetse bimwe mu bitoneka bigakomeza ibikomere ku barokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kubera yuko n'ubundi hari imvugo ivugwa ko ubutabera budatangiye igihe hari ubutabera budahari. Nicyo bivuze, kandi ni nacyo kibazo usanga dufite no mu kibazo cya Kabuga. Protais wari majoro arinda umukuru w'igihugu, ndetse nawe wagize uruhare mu kwica bari abanyapolitike, yagize uruhare rukomeye cyane. Dosiye ubushinjacyaha bw'u Rwanda bufatanyije na TPR bwakoze dosiye nini cyane, urayifite, ibimenyetso birahari, byatanzwe n'abatangabuhamya barimo abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko kubera ko nyine yari umuntu wihisha ubutabera, agenda yihinduranya amazina, ahindura ubwenegihugu bwe, ahindura aho aherereye, inzego z'ubutabera zamukurikirana ugasanga aho bari bamuzi mu gihugu runaka yahavuye mu gihe mu kindi, nabyo bigafata indi myaka 5 kuzamenya ikindi gihugu yimukiyemo. Izo ni zimwe mu mbogamizi zikomeye cyane zituma hari imbaraga nke zigize zigaragara ku ruhande runaka zatumye bari abantu badafatirwa ku gihe, cyangwa nibo bagaragaje wenda ubwo buhanga n'ubwo bucakura mu kumenya kwihisha. Ikintu gikomeye cyane, ntago navuga ko hari imbaraga nke twaba tuzi zagiye zigaragara. Hari amakuru twabaga dufite, ndetse na TPR bafite, bakavuga ngo uyu muntu kanaka arahari mu gihugu runaka. Ariko ndaguhareka nguhe nk'urugero, muri 1997 hari operation yitwa Naki, ariyo Nairobi Kigali operation. Yafashe abantu muri bandi 93 TPR bari bafiteho bashaka 23 ubwabo bafatiwe umunsi umwe, bafatiwe i Nairobi. Barimo bari abanyiramasuko, barimo bande bahishe, bari n'abaminisitiri, barabafasha batwara TPR. Hanyuma icyo gihe havugwaga ko Kabuga Felicien ari muri Kenya, ariko byakomeje gutyo, Kabuga arihisha. Ariko muzi ko mu 2020 yafatiwe mu Bufaransa. Naguha n'urundi rugero, uburyo nshaka kuvuga nuko uburyo bihishamwo. Kabuga wavugaga muri Kenya, muri Afurika, noneho muri 2007 nanone nabwo
twari tugiye kumufatira mu Budage, ariko nanone aca mu myanya y'intoki z'abari bashinzwe baramukurikiranye, aragenda arabura, aburira i Burayi, ariko aho tukeka hose twagerayo twahana amakuru, kurinda ejo bundi covid ije, aribwo tubonye uburyo noneho inzego zikurikirana cyaha zishyize hamwe zimufatira mu Bufaransa. Kuri Mpiranya rero nawe niko byagiye bigenda. Mpiranya nubwo yagiye avugwa cyane mu gihugu kimwe cya Zimbabwe, ari naho baje gusanga yaraguye koko hariho n'imva ye, ariko byaremejwe 100% ko byaremejwe 100% kuko n'imva ye yagezweho, ndetse na DNA barayifata barareba basuzuma basanga koko yarapfuye. Ibyo rero ni bimwe mu byadindije ubutabera, nibyo hari benshi nafata nk'inanone ubwo turavuga uwapfuye twaramubuze tutarigeze tunamufata, turavuga Mpiranya, ariko dufate nk'umuntu witwa Nzirorera Joseph. Nzirorera Joseph yamaze imyaka 10 aburana mu rukiko TPR hariya Arusha, ariko apfa urubanza rwe rutaracibwa. Nanone aba ameze nka wa wundi wapfuye atarafatwa, kuko icyo ikiba kigambiriwe ku byerekeranye no gutanga ubutabera ni ukugira ngo umuntu aryozwe icyaha, ibimenyetso bijya ahagaragara, hanyuma agihanirwe. Ni ukuvuga ngo ari uwapfuye yarafashwe yamaze igihe kinini aburana, ariko agafata igihano kitagaragarijwe kubera yuko nyine yapfuye, na wa wundi washakishwaga akihisha, hanyuma bikazamenyekana ko yapfuye. Nanone ubutabera budakoze akazi kabwo, byose mu by'ukuri ni ibintu bigaragara, biratubabaza natwe nk'abashinzwe gukurikirana abakoze jenoside yakorewe Abatutsi. Twumva rero akababaro cyane kaba abarokotse jenoside, abahohotewe n'ibyo bikorwa by'abo bantu baba bapfuye bataryojwe ibyo bakoze, turabyumva, twishyira mu mwanya wabo. Kandi ikindi, baba baratanze n'ibimenyetso bikomeye cyane, bikomeye cyane, baba ibyo babonye byose biba byarashyizwe mu cyitwa dosiye, hanyuma bikitwa ibimenyetso, ariko ntibishobore kuba byajya gusuzuma. Icyo ntekereza n'abantu benshi wenda badasobanukiwe amategeko bakunze kwibaza, baribaza bati niba icyaha cyarabereye mu Rwanda, cyarakozwe n'Abanyarwanda, gikorewe Abanyarwanda, kuki abo bose banatawe muri yombi bakarindira ubwo bagera bagwa mu buroko batarahamwa n'ibyaha batazanywe mu Rwanda kuburanira mu Rwanda? Amategeko ubundi niki cyatumaga aba bantu batoherezwa mu Rwanda ngo baze kuburanira mu Rwanda aho bakoreye ibyaha? Icyo cyo ni ikibazo gikomeye, ariko nanone kikaba urabona nk'abariya ari uburyo bubiri. Turabanza tuvuge bano berekeranye n'ab'urukiko bashyizweho, Loni yashyizeho urukiko arirwo rwa TPR, International Criminal Tribunal for Rwanda, irushyira muri Tanzania Arusha. Wakwibaza ati kuki bataruzanye mu Rwanda kandi ari naho ibimenyetso byari biri hafi? Hari ibyo ngibyo nabyo ni ikintu gikomeye, ibyo ngibyo ni ikintu gikomeye, ndetse n'intumwa za leta y'u Rwanda zari muri ako kanama zagiye umuryango w'abibumbye guhagararira u Rwanda zanabivuzeho, ndetse no mu mwanzuro watumye ruriya rukiko rujyaho rushyirwa na Arusha, ntabwo u Rwanda rwarutoye. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri twanze kurutora kubera yuko mu byo batumvikanagaho bitanumvikana. Mu by'ukuri ni ukumva ukuntu urukiko rwajya ahandi, nyamara ntirushyirwe aho icyaha cyabereye ngo rwohereze n'ibyo byose bigira. Ariko ibyo ngibyo reka tureke kubivuga, ariko reka wenda nkubwire, urukiko rwo rwashyizweho umwanzuro, rwashyizweho n'umwanzuro wa Loni, hanyuma rwitwa urwa Loni, barushyira aho bashaka. Ntabwo barushyizeho u Rwanda rushaka, barushyiraho aho bashaka. Ariko ntabwo u Rwanda rwigeze rwanga cyangwa rureka gufasha TPR kugera ku nshingano zayo, cyangwa se imikorere y'urukiko. N'ubundi leta y'u Rwanda yagizemo uruhare, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwagizemo uruhare, babafasha kugira ngo ubutabera butange. Ikindi, ubundi ibyaha mpuzamahanga ubundi no muri iriya konvasiyo nahoze mvuga yo muri 1948 ikumira igahana icyaha cya jenoside, ngira ngo mu ngingo ya 6 cyangwa ya 7 harimo ko iyo udashobora kohereza umunyacyaha aho icyaha cyakorewe ngo abe yaburanishwa, noneho ugira
inshingano zo kumuburanisha. You extradite, in the absence of extradition you prosecute. Aho ngaho rero niho inshingano y'ibihugu bidafite, hari ibihugu byohereje abantu hano baraburanishwa, ariko hari n'ibihugu bitabohereje birababuranisha. Hariho n'ibihugu byacecetse rero. Mu by'ukuri muri achievements twagezeho mu myaka 30, nagira ngo ngire ko mu madosiye 1149 u Rwanda rwatanze mu bihugu 33, nanone habonetsemwo ibihugu bikeya biburanisha abantu 30, harimo Ububiligi bwaburanishije 11 n'Ubufaransa 7, n'ibindi bihugu nka bya Norvège, za Ubuholandi, Ubudage, Canada, ndetse na Sweden abagiye baburanisha. Ariko hari n'ibindi bihugu byohereje abantu 29 hano muri uwo mugambi wo kubohereza. Ariko hari muri ibyo bihugu byohereje abantu hano harimo Amerika, harimo Canada, harimo Norvège, harimo Denmark, harimo Ubudage, harimo Sweden, harimo Ubuholandi. Ni ukuvuga ngo hari ibihugu byumva bikaba byohereza abantu hano, ariko twebwe n'icyo turavuga ngo jenoside ni icyaha gikomeye cyane, ni icyaha cyakorewe inyoko muntu. Iyo bavuga inyoko muntu nabo ibyo bihugu biba birimo, kuko ni icyaha kiremereye kiba cyarakorewe inyoko muntu, nabo barimo, nibakiburanishe cyangwa se bohereze abo bantu babohereze mu Rwanda baburana. Hari ibihugu byabikoze bikomeje n'ubu bikiri mu manza. Ububiligi hari imanza z'abatwahirwa no mu Bufaransa, hari n'abandi bagiye batabwa muri yombi bakanaburanishwa bakanakatirwa n'ibihano biremereye, ariko hari ibihugu twabonye byinangiye mu kuba byatanga ubutabera, by'umwihariko ibihugu byo ku mugabane wacu. Urasesengura gute contribution y'umugabane wa Afurika mu gufasha u Rwanda mu gutanga ubutabera? Kuko uratanga ingero ukavuga Protais Mpiranya ni muri Zimbabwe, ukagaruka kuri Bizimana ni muri Congo, abo bakabugura bavuga muri Kenya n'ahandi henshi hatandukanye. Iki cy'umugabane wa Afurika n'uruhare rwacyo mu gufasha u Rwanda, mu gufasha ubutabera, kuko gufasha u Rwanda byo mu by'ukuri ntabwo ari u Rwanda, ko twamaze kubona ko icyaha cya jenoside gikorerwa inyoko muntu nabo barimo, nabo bagombye kwifasha. Kubera yuko mu ikurikirana-cyaha mpuzamahanga harebwa, ari nayo mpamvu ibi byaha iyo utabihannye, ari nayo mpamvu tuvuga ngo never again bayikoresheje muri 45 bashyiraho mu gihe cya Holocaust, bavuga ngo ntizongere kubaho ukundi genocide, ariko ntiyashyizwe mu bikorwa. 94 ntabwo yagombye kuba, iyo never again ntabwo 94 yagombye kuba yarabaye. Ni nabyo rero ikibazo tugira, ibihugu bimwe nk'ubu ngubu muri aya madosiye nakubwiye 1149 arenga 900, hafi 960 ari mu bihugu bya Afurika, kandi ibihugu bya Afurika nta n'abantu 15 byari byohereza. Navuga ko muri Congo igihe twari dufite imibanire myiza, muri Congo nyine DRC, baduhaye abantu 5 gusa mu madosiye angahe? Mu madosiye 408. Muri Uganda gituranye, igihugu cy'igituranyi, hariyo 278, nabo baduhayeyo 3. Ubwo bandi bari aho ngaho, ushobora niba mujya Uganda cyangwa n'iki, ushobora gusanga ari nabo bagurisha ibyo muba mwagiye kurangurayo cyane. Ikintu kuvuga ngo bari mu buzima busanzwe nkaho nta cyabaye. Ariko ibyo ngibyo nanone n'ibindi bihugu bya Afurika hirya no hino, Burundi, Tanzania, Kenya, ibihugu bya Afurika byose ibyinshi, uretse biriya bihugu byo muri North Africa nibyo tudafite abantu. Ino mvuga ibihugu byo mu majyaruguru ya Afurika, ubwo harimo ibyo bihugu, harimo ibihugu byinshi biriyo ntabwo bigeze bajyayo cyane, bibereyeyo hano muri munsi ya Sub-Saharan region. Ni ukuvuga ngo rero icyo twavuga ni uko haracyabura ubushake bwa politiki. Twebwe mu gihe abo dukurikiranye tubabonamwo nk'abanyabyaha, rimwe n'ibi bihugu bimwe na rimwe bibabonamwo nk'abakozi, labor force, bikababonamwo. Ikindi gikunze no kugora mu bihugu bya Afurika, uretse ubushake bwa politiki, iyo hari ubushake bwa politiki tubonaho. Niyo mpamvu ubona muri DRC byari bimeze neza, havuyeyo 5.
n'ejo nibimera neza hashobora kuzavayo bangana, ariko n'iryari kubera iki ibyo byagombye gushingira ku mibanire ya politiki na diplomasi ntibishingire ku nyungu z'ubutabera, kuko izo ngizo ni ibintu bibiri bitandukanye. Kubera yuko iyo uhana umunyacyaha ugira ngo cyane cyane nk'ibi byaha mpuzamahanga ugira ngo noneho ibyakozwe na wa banyabyaha bihe isomo abandi ntibazigere bongera gukora ibyaha. Ni naho naganaga itegeko ukuntu riba riri ahanini rirahana ariko rikanakumira. Kuba muri ibi bihugu byo mu mugabane wa Afurika n'u Rwanda rurimo harimo abantu benshi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi batakurikiranywe, bakinidedembye, babyaye, banakomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo y'ibitekerezo bari bafite, si ikibazo. Ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye kubera ko niyo mpamvu ubona nk'ubu ipfobya no guhakana jenoside byagiye ku rwego rugari runini, imibare ni myinshi, nubwo mu Rwanda twagerageje kubirwanya, leta igashyiraho amategeko akumira jenoside, ayihana, ndavuga ingengabitekerezo ya jenoside, ihana ipfobya, ihana amacakubiri, ibyo byose biri no mu itegeko nshinga ryacu. Ubonamwo imirongo migari ihana, ikumira, igaragaza ko itanga imirongo migari ko amategeko ajyaho, ndetse n'amategeko akaba ariho yo guhana ipfobya n'ihakana rya jenoside. Ariko hanze aho amategeko y'u Rwanda atagera niho hari iryo hakana n'ipfobya rya jenoside. Bivuze rero ngo izo ni ingaruka n'ubundi zo kudahana icyaha cya jenoside nyirizina. Bivuze ngo rero abakoze jenoside bo birumvikana, icyiza tunafitemo icyizere nubwo dukomeza kubakurikirana, icyiza ni uko amategeko yaba ari ay'u Rwanda ndetse n'impuzamahanga ku byerekeranye n'icyaha cya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu ni ibyaha bidasaza. Ubikurikiranwa ari ibyo ngibyo. Ibindi byaha mu mategeko asanzwe, icyaha ubundi ry'isaziri umwaka umwe, 3, hari ibisaziri 3, hari ibisaziri 10, ari ibyo ngibyo. Jenoside yiza kuba ari icyaha gisaza cyangwa ibyaha byibasiye inyokomuntu, ubu ngubu abakoze jenoside baba bidegembye, babona igihe cyararangiye. Yes. Ariko rero kuba jenoside ari icyaha kidasaza, ni ukuvuga ngo barakomeza bishe, ariko igihe icyaha kidasaza aho bazabonekera hose bazakurikiranwa. Reka tuganire kuri Kabuga Felicien, umukomojeho uvuga ku butabera, ukuntu atawe muri yombi, atabwa muri yombi, aratangira araburana, nyuma y'igihe gito urubanza rurahagarara, baravuga bati ntagifite ubushobozi bwo kuburana. Iryo jambo rivuze iki? Ntagifite ubushobozi bwo kuburana, ubundi icyo bivuze ni uko mu mutwe we atagifite ubushobozi bwo kuba yamenya ibyaha akurikiranyweho no kuba yabyireguraho. Buriya mu mategeko habaho kukurega icyaha, ariko nawe ugahabwa umwanya wo kukireguraho, kandi ugahabwa n'uburyo n'ubushobozi. Hari nayo mpamvu ubona baba bafite ababunganira kugira ngo noneho wiregure, ubushinjacyaha bugushinje, buguhe ibimenyetso ushobore kubyireguraho. Ibyo byose rero muri kesi ya Kabuga, nyuma y'igihe imyaka 26 yihisha, yaje gushyikirizwa ubutabera, yagejejwe irahe mu Buholandi, aho urukiko rwa mekanizme rukorera. Ikintu yabanje kugaragaza n'abamwunganira ni uko bavuze ko yarekurwa kubera yuko ashaje, ari umusaza, adafite ingufu zo kuba yaburana. Ariko icyo gihe byari bikiri mu kumva, byari bitaraza byo kuvuga ko ngo yabuze ubwenge bwo kumenya none ibyo akurikiranyweho, ibyo aregwa, ibyo akurikiranyweho. Ibyo ngibyo urukiko rwarabyanze, rubyimishinge. Afite imbaraga nkeya zo kuba yagira, ariko nibura ubwenge burumva ibyo akurikiranyweho
ashobora kumenya ibirego yarezwe noneho akaba yabyiregura. Uko imanza zagiye imyaka yicuma, noneho hazamo ikibazo cyo kuvuga ngo Kabuga noneho nta nubwo agifite ubwenge bwa muntu bwo kuba yamenya ururo n'icyatsi. Ntabwo ashobora kumenya, iyo uramubaza ntasubize, wamubwirira agasubiza biriya. Ibyo nabyo abaganga bamuvuraga babigeza ku rukiko. Urukiko nibwo rwashyizeho impuguke z'abaganga 3 baza gutanga raporo bagaragaza ko Kabuga atagishoboye, adafite ubwenge bwo kuba yakwiregura. Ni ikintu gikomeye cyane kwiregura, aribyo bita right of defense, right to defense, cyangwa se kuba wakwiregura ku byo uregwa. Ni ihame rikomeye cyane mu mategeko. Ibyo rero bashingiye ko nta bushobozi, atagishoboye kwiregura, nta bwenge bwo kuba yamenya ibyaha akurikiranyweho, aregwa ngo ashobore kuba yanabyireguraho, atakibuka n'ibyabaye byose. Ibyo ngibyo urukiko rubifatira umwanzuro, hanyuma icyemezo cya Kabuga cyo kuba urubanza rwe ruhagaritswe nuko cyafashwe. Ariko hari n'ahandi bigeze kubimbaza, baravuga ngo ese buriya ngo mubona Kabuga azongera kuburana? Icyo tuvuga kugeza ubu ngubu, aracyafunze, aracyari mu Buholandi aho yari afungiye, aracyafunze. Bavuze ko igihugu, bategereje igihugu gishobora kumwemera, cyamufata kikajya kumutuza, akaba yaba muri icyo gihugu. Mu buryo bwo masaziro ye. Ariko nanone hari ikintu kindi ngira ngo bazadukurikira bumve, nuko n'ubu abaganga bakimukurikirana aho ari, bakimusuzuma kugira ngo barebe niba ashobora kuba yaragaruye ubwenge bwatuma yakwiregura, yamenya igihe makuru muri gukurikirana. Hari amahirwe mubona ko byashoboka? Ibyo ngibyo iyo bamaze gufata iyo raporo, babikora ngira ngo buri mezi 3 bagaha raporo urukiko. Urukiko rero nirwo rusuzuma iyo ntuza, ni confidential, ni ibanga. Ariko icyo tuvuga twebwe ntago twavuga, ni ukuvuga ngo keretse, ntago dufite icyizere ko azongera kubona ubwenge bwe kugira ngo yongere recovery, noneho be yakwiregura. Bibaye byaba ari nk'igitangaza. Ariko icyo twavuga nanone nuko abaganga bakimukurikirana. Birababaje ku butabera byaragenze kuriya. Mu by'ukuri ni igihombo gikomeye cyane. Bivuze ko nta butabera babonye, bivuze ko nta butabera babonye, ndetse n'ibyo bakoze bikomeye cyane birimo amakuru batanze, kuko muri uru rubanza abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, victims, n'abakoze ibyaha nibo ubuhamya bwabo bugize iriya dosiye. Bivuze rero ko ari n'ubushinjacyaha bukuru bwakoze iperereza kuri ayo madosiye, kuri ubwo buhamya, ari nabo n'ubu twavuga ko dosiye aho yahagarariye hari n'abari baratanzemo ubuhamya, abagiye Nyirahe, bagiye mu Buholandi bagiye gutanga ubuhamya, hari abagiye nabo bajya Arusha. Nanone hari icyicaro cya mekanizme, naho batangirayo ubuhamya. Hariho n'ababutangiye hano mu ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo izo mbaraga zose ntacyo zatanze. Ariko twavuga ko mu by'ukuri nubwo ari igihombo ku byerekeranye ikurikiranacyaha, inshinjabyaha, urubanza nshinjabyaha, tubona ko abarokotse jenoside
ntabwo bivuze ko uwaba afite ikirego cy'indishyi atagitanga. Numvise ko nayibuka yatanze ikirego mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo gutanga ikirego cy'indishyi, bishyize hamwe bacitse ku icumu, ndetse nayibuka mu izina ryabo batangira ikirego cy'indishyi. Ikirego cy'indishyi rero cyo kirashoboka kubera yuko kireba ibyangijwe, imitungo yaba afite ikaba yavamo, ariko ku byerekeranye nshinjabyaha byo mu mategeko gushoboka kw'ibyo ni ukuhe mu gihe umuntu utarahamijwe icyaha yariha ibintu kandi atarabihamirijwe icyaha? Ibintu byashoboka. Icyaha nshinjabyaha n'ibyononwe ku buryo wowe ni ibintu bibiri bitandukanye. Hariho kuba washingira ku buryo ku cyaha cyahamye umuntu ukaba wasaba ko uhabwa indishyi, ariko hari ubundi buryo ushobora kuregera urukiko utisunze bizava muri rwa rubanza nshinjabyaha, ahubwo ukisunga wowe ukagaragaza ibimenyetso by'uko yakononeye, hari ibikorwa yakoze byakononeye byaguteye igihombo, ukagaragaza icyo gihombo. Hanyuma hari iyo tuvuga igihombo, hari uburyo bubiri. Hari guhomba abantu, ushobora kuba yaranyangirije imitungo, ariko ashobora no kuba yaranteye ibikorwa yakoze byaravuyemo nshobora kubisabira indishyi z'akababaro nashinzwe ku banjye. Bipfa kugaragaza ko hari ibyo yangije usabira indishyi, kandi ukaba wanagaragaza n'indishyi aho uzazikura. Uretse ko mu kuburana bavuze ko habaho ukwiregura, mu gihe wa muntu urukiko rwashimangiye ko adafite ubushobozi bwo kwiregura, haziregura nde ushobora kuza nde kuvuga ngo nubwo ari kuvuga ngo njye wamwangirije bino bintu ntabwo ari njyewe? Niyo mpamvu iyo urukiko buriya mu manza nshinjabyaha uregwa kubera ko aba ariwe wakoze icyaha ariregura, ariko akanunganirwa. Ariko mu manza mbonezamubano ari naho ngaho basabira indishyi bijya, arahagararirwa. Niyo mpamvu ubona mu guhagararira ushobora gushyiraho umwavoka akakuburanira by'indishyi kandi ntibibe ikibazo mu mategeko, ariko ntabwo umwavoka ashobora kujya kukuburanira mu manza nshinjabyaha, nako kuguhagararira mu manza nshinjabyaha kuko atagusimbura, kuko icyaha uburyozo bw'icyaha ni gatozi. Reka tugende tugana ku musozo. Mu rubanza nyirizina mubona ari ahe mafopa yabaye yatumye Kabuga ageraho atakaza ubushobozi bwo kuburana? Hari abavuga bati n'urubanza rwaratinze, ni gute yatawe muri yombi muri 2020 bikageza muri 2023 atarakatirwa? Bivuye n'ubundi Kabuga ari gukura, ntabwo ari kugenda bamutabwa, ari kugenda asaza. Niyo bitagaragara muri uyu mwaka, hari ari ibyago by'uko biri bugaragara no mu myaka iri imbere. Ikintu twavuga ni uko nagikomojeho kuri ya Mpiranya. Ikibazo cya Kabuga no kuba bigeze ahangaha bikarangira uko nguko bimeze, nubwo dufiteho nka 1% cyangwa se 1% ya hope yuko ashobora kugarura conscience ye akaba yakurikiranwa, ariko navuze 1%, bivuze ngo 99 ibyo byo. Niyo mpamvu mvuga ko byatinze, aho ikibazo cyabereye ni mu kwihisha. Kandi Kabuga nitumuvugishe tuvuge Kabuga gusa, iryo ni izina riremereye, ni umuntu w'umukungu bajya no gufatwa basanze yari afite ubwenegihugu burenga 30. Ubwo bivuze n'amapasiporo, amazina arenga 30 mushobora kuva mu gihugu aha n'aha. Imbaraga ze, ubushobozi bw'amafaranga bwose yabukoresheje mu kwihisha. Ibi rero nibyo byaramuhiriye imyaka 26 yagombye kuba yarafashwe akaburana, iyo yose yayikoresheje mu kwihisha. Aho rero niho icyo gihombo cy'ubutabera, niho twagize niho twavuga ko ariho n'ikibazo cyo kuba ubu ngubu badashobora kuburana cyaturutse. Wavuze ko jenoside ari cyaha kidasaza. Mu kugana ku musozo, kuri ubu ngubu ubushinjacyaha muhagaze hehe? N'iki dufite muri iyi minsi? Ubushinjacyaha buhagaze ku kuba muri iyi myaka 30 bwarubatse imikoranire n'ibindi bihugu, imibanire myiza, ndetse tubishimira n'igihugu cyacu, leta y'u Rwanda, ubuyobozi bwiza kuba bwarashyizeho
imikoranire n'ibindi bihugu muri ibi byerekeranye n'ikurikiranacyaha. Ubu dufite hari ibihugu byinshi cyane tumaze gusinya nabyo amasezerano yo guhanahana guhanahana abanyabyaha, ibyo twita extradition treaties. Ni ukuvuga ko tumaze gusinya n'ibihugu byonzi bya Afurika birarenga 12, harimo Uganda, Kenya, Malawi, Tanzania hariho turayifitanye ariko niyo naya kera. Hari Ethiopia, hari Morocco, hari Congo Republic, hari Mozambique, hari ibihugu byinshi tumaze gusinyana amasezerano yo guhanahana abanyabyaha. Iyo ni intego imwe kandi bizadufasha. Ikindi ni uko nanone hariho imiryango ubushinjacyaha bukuru buhuriramo, aho nk'umuryango w'abashinjacyaha ku rwego rwa Afurika ndetse no ku rwego rw'isi ndetse no mu rw'akarere, East African Association of Prosecutors.